Yes ashimwe ni njyewe Apostle ukuri nkunda, sister ukuri nkunda, ari ukuri nkunda, whatever you can call me, icyo wambwira cyose Uwiteka ahabwa icyubahiro. Iyi message nanone nahawe ni message ya church y'abantu bo mu rusengero, Imana yambwiye yampishuriye. Imana yanyeretse ko abantu bari kwitegura, mbese ni nkaho turi kwitegura kandi turabizi neza twese niko biri, abakijijwe, abemera Yesu Kristo. Inyereka ko hari abantu bazabura, reka mbyite, urabona Imana ishimwe ko impaye verse nakoresha kuri mu ijambo ry'Ibatubwira ngo hari aba les vierges, abageni 10, bageni 10, noneho 5 bazima na 5 bibirofa, katuvuge gutyo, ibigoryi nyine, sinzi ukuntu nabyita, si ibigoryi, bafite binjiji, binjiji. Ubwo nyine ikinyarwanda mujye mumva kuntu gikoresha, ariko mbashatse kuvuga ko nta bwenge yari bafite. Kurya uzi ubwenge n'ubitegura, akamenya kurinda iby'Imana yamuhaye, akamenya kurinda agakiza ke. Ariko umuntu urangaye, umuntu n'uwo muntu winjije, ni umuntu udafite ubwenge, ni umuntu wahawe agakiza ariko akarangara bitewe n'impamvu runaka. Harabarangazwa n'amafaranga, harabarangazwa n'ibintu, harabarangazwa n'abagore, harabarangazwa n'ibintu byinshi, kandi Imana yaratugiriye ubuntu ikaduha agakiza. Rero yanyeretse ko ari nk'abo bantu, abagore 10, abageni 10, hakabamo abazima n'abatazima. Ariko ukuntu yabinyeretse, noneho yabinyeretse inyereka ko hari abantu biteguye kugenda, abantu bari kwitegura mbese kuzataha mu ijuru, twese nyine abakijijwe, ariko bari kurangazwa n'abantu. Ugasanga umuntu ntagomba gukora neza kuko ategereje undi ngo abanze akore neza. Sinzi uko muri kubyumva. Donc ugasanga ko nabonaga abantu benshi ngo bari kugenda, ngo ari kubona bamwe ngo batindijwe nuko bari bategereje ababafasha. Ugasanga uri umukristo ariko utegereje nk'umukozi w'Imana uguhanurira cyangwa kugira neza cyangwa kuyobora aho ugomba kujya, ariko n'ukuri Mwuka Wera hari ashobora kukubwira uti kora iki n'iki kandi ugikore. Amen. Ugasanga ugomba gukora icyiza ariko ntugikore ngo kubera ko undi muntu yakugiriye nabi, katuvuge gutyo. Atari uko batiteguye cyangwa se batari mu nzira yo kwitegura yo gutaha neza, ariko bakarangazwa n'abantu bo mu rusengero, cyangwa barakarangazwa n'abantu barangaye. Kuko nabonaga, tuvuge nk'umuntu agomba kujya nk'ahantu, asabwe kujyana ikintu, agashaka ko abandi babanza bakamufasha, cyangwa se akarindira ko doko, urumva n'ukurangazwa n'abandi bantu bo batari ready cyangwa barangaye. Rero nagira ngo Imana ibahamagara ko ushobora kuzabura ijuru cyangwa ukazabura umugisha wawe kubera umuntu, kubera abantu wowe wiringiye amaso ngo bagufashe, ngo bagendane nawe, bakumve. Ibyo tugomba kubivaho. Imana yabinyeretse, inyereka ko rwose ubu ni igihe cyo kurwanirira icyo Imana yagushyize ku mutima n'agakiza kawe ukagafata, kuko benshi bazarangazwa n'abantu. Twe tujya gusa ko tuzarangazwa n'ibintu, ibyaha byo turabyizi deja, Imana yabitubwiye bihagije, n'ubira cyabitubwira. Ariko hari ubundi buryo Satani ari gukorera mu bantu, noneho akakurangaza bitewe n'abantu. Ugasanga abantu bamwe ntibari gufata agakiza neza cyangwa ngo bakore umurimo w'Imana neza, nawe bikaguca intege ukabivamo, cyangwa se ugakomeza urugendo rwo kubiruka inyuma. Wikwiruka inyuma y'abantu bamaze gutakara. Ushobora kubabwiza ukuri, ukababwiza ngo bihane, ariko buriya kwihana biva ku mutima. Ariko hari benshi bari kugwa cyangwa bakabura nabo kugera aho bagera kubera abandi bavuga ngo bakijijwe baguye cyangwa barangaye. Irinde kurangazwa n'umuntu warangaye, irinde kurangazwa n'umuntu wataye umurongo, irinde gucika intege n'umuntu wakugiriye nabi, kuko nanone nabyo birashoboka. Ugasanga umukristo we n'umuntu akugiriye nabi, cyangwa se ukabaye ikintu wowe ukinangira umutima, urumva
kuko uzi neza yuko Imana itubwira kubabarira no kwicisha bugufi no gusaba imbabazi, wowe ukabyanga kubera ko wa muntu we yaguye mbese yanze kubikora, wowe urabikora kugira ngo uzigire mu ijuru cyangwa ubane n'Imana neza. Muri make wikwishinga mugenzi wawe cyangwa wishinga undi mu Kristo wataye uburyo cyangwa waguye cyangwa wagize intege nke cyangwa wanze kumvira Imana, nawe ngo ubure ubugingo bwawe. Ubu rero nibyo Satani ari gukoresha cyane. Twirinde abakristu batuyobya baduca intege, kandi abakristu bataye umurongo nawe ngo baguteshe umurongo. Tugomba kuguma tufite amaso, uje akaza utaje, ugufashije utagufashije, ukumvishe utakumvishe, uwumviye Imana utayumviye, wowe ukomeza urugendo ukorera Imana utitaye ku byo abandi bakora, utitaye ku byo abandi bari gukorera Imana cyangwa batayikorera, witaye ku byo wowe, kuko ibyo ukora n'ibyo Imana izaguhembera.